ikibazo we rero yabaye nk'umuntu umena amazi mu cyondo kuko buriya ahantu hasanzwe hanyereye iyo hamenya andi n'ubuyobozi bwa Kongo ngira ngo ni President Felix Tshisekedi na administration ye ngira ngo nibo bakigize mpuzamahanga kuko ubundi byakagombye kuba ari uburenganzira bwawe. Ubwo rero kugenda mwibaza ngo ni mu burasirazuba bwa Kongo nahoze ndimo kureba M23 imaze gufata nahoze ndeba ngereranya n'u Rwanda imaze gufata ibice bikubye u Rwanda hafi inshuro 5 hafi inshuro 5 no mu bwoko bw'abatutsi kubica kubotsa no kubarya byose mwarabibonye bihita ku mateleviziyo. Hanyuma icyaje rero gukurikiraho ni igiki nuko banangiye baravuga batabantu. Ndabashimiye rwose mwe mukurikira ibiganiro bya Trumen TV cyane cyane abakoze subscribe rwose urebye aho imibare tuyigejeje rwose ndabashimiye. We wafashe umwanya wawe kavuga uti reka nshyigikire umuhungu wanjye Trumen mukorere subscribe kugira ngo azamuke abone imbaraga zo gukora. Rwose ndagushimiye kandi nawe utarabikora rwose ni karibu kubikora, ntacyo bigusabye ni ugukoraho ukaboneye inkunga tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, tukajya tubana mu biganiro bya siporo, politike, amakuru ndetse n'ubumenyi ku bashaka ibintu byo kubaka nabyo tubikoraho mu rwego kugira ngo twungurane ibitekerezo tugire aho tuva naho tugera mu bigendanye n'ubumenyi. Rero wowe udukurikiye rwose guhaye ikaze wiyumvemo rwose ko ahari mu rugo rwose. Trumen ni umuryango mugari uharanira kuzamura ibitekerezo byacu muri rusange dushyigikirana. Rero uyu munsi turigiye kugaruka ku biri kubera muri Kongo twumve uko byifashe. Murakoze. Iyo bamenya ko mu burasirazuba bwa Kongo hari ikibazo cy'abaturage ba Kongo, ukamenya ko abangaba ari bamwe mu baturage ashinzwe kuyobora, ntabwo navuga ko wenda ikibazo ari we wakizanye yaragisanze kuko M23 ntabwo yongeye kugaruka ejo bundi, ariko muzi ko yigeze kubaho. Ibyo twarabivuze mu biganiro byashize, ntabwo najya mu mateka ya M23, ariko yashoboraga kuvuga ngo aha hari ikibazo, hakaza nk'umukuru w'igihugu mushya akavuga ati hari ikibazo giteye gite, ni icy'abaturage baburana uburenganzira bwabo, habura iki kugira ngo babuhabwe. Hanyuma rero we ikibazo rero niwe waje ira internationalize, niwe wakigize mpuzamahanga nk'uko wabivuze. Ariko muri uko kukigira mpuzamahanga kuko buriya niko bigenda, un pays dirigé par une bande de gigolos au sommet de l'État, ntabwo wavuga ngo iki kibazo niba gihari ese ndagiha uwuhe muti. Icyo yakoze yagiye guhuruza amahanga, aha intwaro imitwe nyinshi inyanyagiye muri Kongo irimo na FDLR, iti muhaguruke duhangane n'aba bantu n'abanyamahanga bagomba gusubira iwabo. Urwo ni uruhande rimwe bakamwotsa igituta akabyemera, ubundi bakarekarama kuko yagomba kureba akavuga ati ariko aya masezerano baburana atarubahirijwe, ubundi hari handitsemo iki. Wenda haba harimo n'ibyo atemera kuko nta masezerano yasinywe na CNDP na guverinoma ya Kabila. Icyo gihe yashoboraga kurebamo akavuga ati okay, ni amasezerano, ndi umukuru w'igihugu mushya, hari ibintu birimo wenda twakongera kuganiraho, hari ibyo mbona se twagorora, hari ibyo ariko nibura par principe yemera ko hari abaturage bafite ikibazo. We rero yabaye nk'umuntu umena amazi mu cyondo kuko buriya ahantu hasanzwe hanyereye iyo hamenya andi mazi bibi bisururu. We nibyo yakoze. Ubwo rero icyo bakoze babaturage, iyo ubonye ababyeyi bawe bagizwe impunzi, ukabona ababyeyi bawe bicwa batwikirwa, icyo gihe nta kindi ukora, uburyo busigaye bwonyine face à l'oppression, ikintu bushigaje nicyo cyangwa mfe. Noneho muri aya mahitamo abiri ukavuga uti gupfa ntabwo ari option. Uyu umaze kuvuga uti gupfa ntabwo ari option, icyo gihe usigara urwanira kubaho, kubera ko kubaho babikwimye mu gihe byakagombye kuba ari uburenganzira bwawe. Ubwo rero kugenda mwibaza ngo ni mu burasirazuba bwa Kongo, nahoze ndimo kureba M23 imaze gufata nahoze ndeba ngereranya n'u Rwanda imaze gufata ibice bikubye u Rwanda hafi inshuro 5 hafi inshuro 5 no bita gukora une guerre de survie. Guerre de survie ni ukuvuga ngo
ni ukuvuga ngo ndi hagati y'urupfu n'ubuzima ndabaho, kuvuga ngo niba tubara ngo DRC kubyirwana inshuro 89 ubwo urumva ko igenda isatira byaturutse haruguru zabonagana biramanuka, donc ariko hakaba ikinshasa guverinoma nayo iraha idasobanutse kuko havuzwe ikibazo cy'imiyoborere idahwitse, havuka ikibazo cyo guhungeta abantu bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, kubica kubotsa no kubarya byose mwarabibonye bihita ku mateleviziyo. Hanyuma icyaje rero gukurikiraho ni igiki, nuko banangiye baravuga batabantu ntabwo twaganira mu gihe abandi basabaga ibiganiro, ibi tumaze igihe tubivuga. Hanyuma icyo bakoze ni igiki, no gukora icyo bita diplomatie tous azimuts, no kuvuga ngo yo gushambarida ahantu hose hari inyungu z'u Rwanda, gusakuza urusaku. Minisitiri arajya i New York akavuga ati muradufasha nimwanga la riva sans charge, bugacya minisitiri wa justice agahamagarira abantu b'abanyoni bakajya ikinshasa bagatwika za ambasade. Murebe kugira ngo batwike ambasade zingana kuriya zirimo n'iz'ibihugu bikomeye na Amerika, bose baceceke. Nta muntu wigeze ahamagara ambasaderi wa DRC muri biriya bihugu bikomeye nk'uko bamaze iminsi basiragiza abacu, nibura ngo mubaze bati ibintu murimo gukora ni ibiki. Nta nubwo bashoboraga kuvuga ngo ntabwo bazi uwabikoze, kuko mobilisation yo gutwika za ambasade yakozwe n'uriya Constant Mutamba, minisitiri wa justice. Donc ubwo ngubwo rero ibyo bintu byose nahoze ndimo kureba ingabo leta ya Kongo ubwayo abasirikare ifite abo yemera ni 166, ikagira reserviste barenga 36, abo bita babandi ba reserve force. Wazalendo ntushobora kumenya ngo bangana gute. Ugashyiraho batayo 19 z'i Burundi, izo nazo ziba ziri batayo 19 wabarira hagati y'12 na 15. Ugashyiramo Sami DRC bahuruje, ugashyiramo FDLR. Ni ukuvuga ngo iyo ntuza iyo cocktail yose ako gatogo kose k'ingabo baraza baravuga bati icyo mbahamagariye ni uguhangana n'abene gihugu. Tugana ku musozo, reka dushime mwe mwari mudukurikiye, tubibutsa yuko ejo hashize kuri 24 z'ukwezi kwa kabiri aribwo abasirikare ba SADC basubijwe iwabo baciye i Kigali. Bamwe muri bo batwite, cyane cyane kuba abakobwa. Imyanzuro ikomeje gufatwa ku ruhande rw'u Rwanda basaba ko yakuraho ingamba z'ubwirinzi. Ni ibintu byinshi cyane nyuma yo gufatira ibihano ba General Retired James Kabarebe. Ni ibintu byinshi cyane barimo kugenda bakora kugira ngo barebe yuko ikibazo cyarangira. Gusa si wo muti w'ikibazo nk'uko byasabwe n'abakuru b'ibihugu. Gukemura ibibazo no kuganira ku mpande zabo bireba. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza. Subscribe. Imana ibarinde, turasubira. Ciao ciao. Imana ibahe umugisha. Murakoze.